Yes, muraho neza, reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe. Turabakunda cyane, umunsi ku wundi duhora tubifuriza ibihe byiza, duhora tubatekerezaho, duhora tugambirira ko mwomererwa neza kugira ngo tubashe kuza kuganira namwe mumeze neza mudafite stress. Hanyuma nanone kuri mikoro muri kumwe na Joseph kuri channel yacu Intore TV Show. Turabasuje cyane, tutiyamba mwese aho muherereye hose, abumva ikinyamurenge, ikinyarwanda, ikirundi, izindi ndimi zishaka nko kuvukana, bagande, abantu bose bumva n'ururimi rwacu. Hariho gana abazungu basigaye bagumva, ibyo nabyo turabishimira Imana kandi nabo tubahaye ikaze. Hanyuma nanone dushimira abantu bose bakoze subscribe. Wowe utarayikora ewana ntacyo urinze woyikora kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Kuriya ikintu habona tutarageraho ni ukubera ko ntacyo urakora, ariko nugira icyo ukora tuzahita tugera kuri kiriya habona ko tutarageraho. Nuko tubaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Urabona ko ndi jenyine, ariko si kwa ubaya, ni kubera impamvu z'uko aya makuru abaye nkaho ansanze ndi jenyine, biba ngombwa ko nkora nyine jenyine. Hano hari inkuru tugira ngo tuganireho gatoya, yabaye ku cyumweru. Ni akavideo mwagiye mubona benshi kagiye gatrendinga, umuntu witwa Kabuye w'Akagara official akubitwa ikofi, ikofi kabisa yayo kabisa, ikofi babaje bene ahagutya mu kinyamurenge azahita ngo ni mukaboshe mugapezero. Nuko arukubitwa nande, ndibaza kuri kubyibaza utarayibona, arukubitwa n'umugabo witwa ngo ni Apostle Desiryayo, ukuri rusengero rwitwa ngo ni Kingdom, niba ari Kingdom. Uti byagenze gute rero? Sinzi nimba ndibuze guplayinga akavideo hano gato mukumva amajwi, turaza no kubashiraho wenda video kugira ngo mubashe kubyumvaho cyane. Reka twumve niba biri bukunde ko mubyumva. Kabuye fukama uko nuko akavideo kararangiye, turaza kukabashiraho wenda nibikunda kubera impamvu zimwe n'izindi. Habayeho ku cyumweru hari igitaramo cyateguwe n'umugabo witwa ngo ni Kwizera, cyari kirimo abantu benshi bagiye batandukanye. Nicyo cyari kirimo, ndatekereza ko abantu benshi Nairobi hose cyari igitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi, kubera ko hariyo abantu b'abatumirwa barimo ba Kofi b'i Burundi. Ku wa gatandatu ngo bavuze ko ngo bafashe ngo igiheko ngo cy'idolari, ngo cy'ibihumbi 3 by'idolari. Icyo giheko nacyo cyaradusekeje cyane, twakibajijeho. Hari YouTube channel ibyo bintu biriho, niba ari aba YouTubers babishizemo, niba ari gute, kuko biranditse kuri titre ngo bafashe ngo igiheko ngo cy'idolari ngo ibihumbi 3. Ibyo dolari ibihumbi 3 ni gute zihinduka ibiheko n'ukuntu abantu bazikeneye bobana nazo, ukabana n'idolari kandi uzikeneye, kandi ngo utabizi ari ibiheko byo kwama biguhitana gutya bigaguhindura. Nuko uwo munsi rero ku cyumweru nibwo hatrendinze, nibwo hasohotse iriya video, kubera ko hariho abakameramani bariko bafata amakuru, barangize bafatamo kara gace ka video mwagiye mubona muri benshi. Utese byagenze gute? Ese kubera iki kano ka video ka trendinze? First of all turatekereza ngo ese kubera iki kano ka video ka trendinze? Ese nuko bagakubise Kabuye? Ese nuko rushi barukubise Kabuye? Ese iyo bija kuba ari undi muntu ntibyari gutrendinga? Mvuze ko Kabuye muhise mwumva Akagara indani, kuko ubu nyine ni Kabuye w'Akagara official, niyo channel ye, niko wenda twumuvuga kugira ngo umwumve vuba bitakugoye. Nuko hanyuma rero ushobora kwibaza ngo kubera iki ururushi rwakubiswe Kabuye, kuko hari abari ko basengera abantu. Ese kubera iki kano ka video
katrendinze cyane kurusha wenda utundi twahabereye. Ese kubera iki Apostle Nteziryayo yamukubise ruriya rushi? Ese turibaza ibibazo byinshi. Ese byatewe na emotion? Ese byatewe n'umwuka urumva? Cyangwa harimo akandi kantu kari karimo ushobora kwibazaho wenda ukavuga ati na kantu wenda ko kuba ubu nyine kuko muri bene wacu urabona nk'umuntu w'akagara kubiswe ntago twabitangarira cyane ho babara nyine we nyiri kugira nyine icyo kibazo, ariko harandango ntabwo byari bibabaje cyane. Ariko kandi harimo n'akantu ushobora kwibaza, kubera iki yakubiswe ruriya rushi? Abantu tuze ko turi kuganira muze gutanga ibitekerezo muri comment. Kubera iki Kabuye yakubiswe uru rushi? Birengaho ntibzarangiriraho, kano ka video kakaba katrendinze cyane. Ese nuko ari akagara cyangwa nuko ari Nteziryayo wari umukubise cyangwa ni gute? Byifashe gute? Abantu baze kugira ibintu, abantu bafite ibitekerezo botanga, muze gutanga umuco kuri ibi bintu. Niba Kabuye yazize kuba ari akagara, sindakagara, ariko niba rurushi kandi garurushi rwabajeme urushi rwabenaho kandi noneho umuntu wagize icyuya, uriya muntu pasiteri yari afite icyuya mu ntoki, icyo ni kimwe. Kabuye nawe yari afite ikindi cyuya benaha ku ijosi, urabona ko bari basirimbye pe. Niyo mpamvu rero rurushi rwaturitse ngo pa. Ndatekereza ko hari hatarimo edit y'amajwi, ariko niyo mpamvu rurushi rwasakuje. Hari cyari ndetse intoki zo zari zatose, zari zirobye mu yandi magambo. Niyo mpamvu bamukubise ruhita ruturika kandi garura babaje. Niba Kabuye yakubiswe rurushi kubera ko ari akagara, ese ku ruhande rumwe ararengana kubera ko twari mu ikanisa, kuri urwo ruhande ararengana. Ku rundi ruhande kubera ko twari ko dusengera igihugu iwacu, hashobora kuzamo akantu ko kuvuga ngo ntarengana, cyangwa hashobora hose, cyangwa hose ararengana. Tuganire, hose ararengana cyangwa titwagize amahirwe yo kumamagara kugira ngo tubashe kuvugana nawe twumve ko hari icyo yo bivugaho ku bijyanye na runo rushi, cyangwa se uko yabyakiriye, cyangwa se nyuma ashobora kuba ataranabyakiriye ukundi kuntu hariya siri place, ariko nyuma uyu munsi kubera ko kano ka video ka trendinze cyane akaba yogira ibitekerezo akavuga ati akagira icyo nawe bitekerezaho wenda bitewe n'impamvu zimwe n'izindi, nuko gutrendinga hirya no hino. Kuko kano ka video gafite ikibi n'icyiza. Ku ruhande rumwe gashaka kumusuzuguza, wenda bakavuga ati abantu bazahindura ibintu, bazabagira impango ibintu, bakamuvuga ati wowe urabona uriya basigaye bakubitira mu ikanisa, yatubwira iki? Uriya yatubwira iki? Uriya basigaye bakubitira mu ikanisa. Ubwo ni aho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande nanone biramutse bimuguye nabi, ashobora kuvuga ati jewe n'iri kanisa nshobora kutazongera kurigeramo, wenda selon moi nuko mbitekereza. Kandi ibyo ni ibintu biba ku bantu, ni ibintu biba biri mu bantu, ashobora kubitekereza kuko ni umuntu afite kamere muntu, kandi ashobora kubitekereza abitewe n'iyi video n'ubu buryo ya trendinzemo. Izo ngizo rero zishobora kuba impamvu zimwe n'izindi zotuma abitekereza gutyo. Nuko muze tuganire twumve niba kano ka video Kabuye gukubitwa ya kofi, ese ikibazo kiraha yarabikwiye cyangwa ntiyarabikwiye? Noneho tuganire nk'abantu badafite uruhande rumwe babogamiyemo. Tuganire nk'abantu gusa baba Kristo, mbese bari mu ikanisa,
umukristo yakubise akubise urusha. Tuganire nk'abantu badafite pariti imwe, tidufate Kabuye ngo tumubare nka Kabuye w'Akagara, tubanze tureke icyo, tubanze tukirengagiza. Titumufate nka Kabuye w'Akagara, tumufate nka Kabuye gusa, kugira ngo tubashe kureba niba iriya kofi yarayikwiriye cyangwa niba atarabikwiriye. Niba atarabikwiriye turaza kwibaza impamvu, turaza kwibaza byinshi kuri Apostle Nteziryayo, kuko dushobora gusanga ntawe uzi, wenda afite impamvu ze. Birashoboka ko wenda hari ushobora kuba byanditse wenda no muri Bibiliya, hata umuntu nagenda nabi mukubite agakofi mumugarure mumukubite agashi mumukubanure, akubanuka agaruke kuri Kristo. Ibyo byose ni ibintu bishoboka cyane pe. Nuko reka tubahe iyindi nkuru hano, cokoze iyo titwoyita inkuru ni ibintu bisanzwe bisa naho biri mu ikoranabuhanga ahantu riharigera ku rwego rw'uko uyu munsi umuntu asigaye postinga ikintu kuri stati. Mbere niba muzyibuka neza, umuntu yapostingaga akavideo kuri stati kakagira amasegonda 30, ariko ubu nyine kare mu kugira umunota n'amasegonda 30. Yeme aho ngaho mwokubitira abantu ba WhatsApp amashi badukoreye umuti kabisa ku bantu bakunda gupostinga badukoreye umuti pe. Hari abantu ngo batajya postinga ngo nabasirima, ariko ko tuba turi kubyumva ino hirya, ariko bamara bakatubwira ngo tutubahe utwo twapostinze, bakatubwira ngo mududuhe ngo kampe. Ibyo bintu nabyo sibyo kabisa. Nuko ubu nyine rero ushobora gupostinga ikintu kuri WhatsApp link cyangwa se foto, the same time ugahita uyishira kuri Facebook ndetse na Instagram. Ubwo dutegereze ko na TikTok mu minsi mike iri imbere bazabituzanira, naho ukazuhita upostinga Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp byose icyarimwe, utiri ujayo ngo bigire noneho nka story zo kuri FB, IG, TikTok, zose zigahita zigenderaho rimwe, ndetse n'ijya titire wakoresheje najya amagambo wanditseho byose bigahita bijanirana kubera ikoranabuhanga. Nanone hariho n'akandi kantu ku buryo uri muntu ashobora gupostinga ikintu atakumanshoninze, ugahita nawe ugenda ugafata ijya video nanone ugahita uyishira kuri WhatsApp yawe, utarinze umwandikira ngo kampe, kampereze, ugahita uyimwandikira bene uko. Kuvuga ngo mwagiye mureba ko na YouTube yagiye bihindura uburyo ahantu habaga subscribe, ubu nyine so ikiba yarahinduye, ariko none nje mbona yarabihinduye nabi. Buriya buryo bwa mbere nibwo bwari sawa, nubwo n'ubu bwabo tutabugaye cyane, ariko buriya bwa mbere bwari sawa cyane kurushaho. Bwari sawa cyane, hari ukuntu ubu nyine bwagiye bugenda nk'amafuti. Bityo rero n'utuntu twari twibutsa abantu bashobora kuba batatuzi cyangwa se batadukoresha kubera impamvu zimwe n'izindi. Reka dusoze kubera impamvu z'umwanya, ntidutinde kuriya akantu kagufi niko ngo kaza karyoha, niko kaza kamera neza. Muzarebe n'abantu bagufi, abantu bagufi iyo bambaye baba bari smart, bene bijya byanyabyo kabisa, bene bijya bya smart and smart ko ndahebye. Nuko none reka dusoze tubashimire abantu tubanye muri kiganiro, umwanya muto tugize turaganiriye, abantu baze gutanga ibitekerezo byabo. Buri muntu wese yemerewe gutanga igitekerezo cye, akavuga ati njewe ukuntu mbyumva, nyamara buriya rero murabona burya
navuze nk'aba hariya hakurya ukaba nyine nk'ugira ukatanga igitekerezo cyawe kandi kigashika ino, iyo kigeze ino muri quartier kigira ico gitanga. Abakuru bazavuga ngo umutwe umwe uza wigira ibisazi, kandi iyo ubona ukoreye umuntu ikintu utanze comment nziza nkayikurikiza kubera ko ari nziza, nkayikurikiza, iyo nyikurikije ikangirira umumaro, ndakwibuka, ndagushimira. Cyo kimwe nuko iyo utanze mbi yamara nje ngakomeza, shobora nanje kukwitura indi mbi kubera kuba wavuze ibintu bitari byo. Mu gihe rero ikintu kigikomeje kikiriho, ugomba kugishigikira, cyagira ikibazo, cyananirwa, cyacikamo, cyapfa, cyabura, cyabaho, kikabaho cyangwa se kigapfa, utabifitemo uruhare. Ahubwo uruhare rwawe rukwiye kubaho kugira ngo kibeho, apana kugira ngo kireke kubaho cyangwa se ngo gipfe. Kuko iyo gipfuye warabigizemo uruhare, uba uriho akantu kameze gutya, aga question mark. Sinzi uko mvuze noneho, ariko nyine nuko muri hangana. Nuko dusoje tubashimira yemwe, turi kubabona urukundo muri kutwereka ewana. Sinzi uko no bivuga kabisa. Ikigande ngo kiza gikabza ngo kikavuga ngo nyo. Ngo kikavuga ngo nyo, ngo nkwagaranyo, none naje ndabagaranyo ewana. Kuburyo ntobona uburyo mbasobanurira kabisa. Ndabakunda, ndabishimiye abantu bari kuza biyabona, ndi kubibona, ndi kubakurikirana 5 kuri 5 kabisa. Muri kuyabona kabisa nkuko bikwiriye. Nti muri kuja munsi, ahubwo muri kuja hejuru. Tushimana ko mukomeje no kudukurikirana, tunabashimira namwe. Harimo uruhare rwacu n'Imana, harimo uruhare rw'Imana natwe ndetse namwe. Imana ituzukijeho turi bazima, tukagira umwete wo kuza gukora, namwe mukagira umwete wo kuza gukurikirana ibyo twakoze. Dukwiye kubashima ndetse dushimira n'Imana. Murakoze.